Gute mukunze ukurikiranya IRTV ijwi ry'urugwiro sauti ya kirafiki aho uherereye hirya no hino ahariho hose nejejwe no kongera kuguha ikaze mu biganiro bitandukanye tugenda dukora aho tureba kuri bimwe byagiye bitugirira umumaro mu minsi yatambutse twagiye twigira kuba kuze mbere iyo mvuze nti nabakuze mbere mbananze kuvuga rya jambo risa nk'iryafashe indi sura ry'abakurambere abakuze mbere bacu bagiye badusikira ibitari bike kandi natwe tudakwiye kwima abo dukuriye muri uyu mwanya rero nibwo nshatse kugira ngo twongere dukomeze ku birari by'insigamugani bijye bituma tuganira neza tube imfura koko kandi zivuga ururimi rwazo uko bikwiriye. Ahari wakwibaza icyo tugiye kuganira uyu munsi ariko ndagira ngo nimba unezezwa na gahunda zacu muri comment hasi umbwira umujyi uherereye hehe ukurikiranye IRTV ijwi ry'urugwiro niba nta nicyo bigutwaye unambwire igihe watangiye kudukurikirira nimba hari icyo byakumariye nabyo ubyongereho. Tugiye rero kongera tuganire kandi turebe uko kera bajyaga baganira babaga babikuye ku mvugo zavuzwe n'abantu rwose babaga batari abantu baciriritse babaga ari abantu bakomeye bakagira imvugo runaka bavuze bamara kwivuga ikogera ikaba umugani. Ushobora kuba hariyo umenye wenda imaze kogera mu minsi mike itambutse nayo ushobora kuza kwishyira muri comment kuko na n'ubu kandi imfura ziracyaganira zikagira imvugo zomoka kubyo zavuze. Reka rero ntabarambiye mbabwire ikirari tugiye kuganiraho cy'uyu munsi kiri hakurya gatoya kiri inyuma ni kure cyane tugiye mu myaka y'igihumbi na magana ane. Urumva ko imyaka isaga magana 600 iratambutse 600 700 gutyo ibintu nk'ibyo biganiriwe. Rero reka tangire bwirane nkuko njye mbivuga dutumaneho tubwirane tuti mureke dukurikire IRTV ijwi ry'urugwiro. Hari abantu batwumvisa rugambere ndabashimiye cyane kandi ndabasuhuje nejejwe nuko mufashe uyu mwanya wanyu mukaba mugiye gukurikira gahunda tubagezaho. Namwe kandi musanzwe mukurikirana IRTV ijwi ry'urugwiro sauti ya kirafiki aho muherereye hose mukomeze mugire urugwiro mugire amahoro y'amahore mugire urugwiro murutange kandi namwe muruhabwe. Ndasuhuza cyane abantu mudukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari abantu mudukurikiye muhakomoka inshuti zacu zumva ururimi kandi zidakomoka mu karere k'ibiyaga bigari namwe turabashimye kandi tuhaye ikaze. Ntabwo mbarambira rwose tugiye kuganira ku mvugo cyangwa se ku kirari kigira kiti ari mu mazi abira. Iyo byumvise uhita wumvamo ibintu bitoroshye. Kuba mu mazi ntabwo byaba byoroshye ubwabyo hanyuma amazi nayo ari kubira bikaba ibindi. Reka nshyireho iri tangazo gatoya hanyuma ngaruke mu kanya. Ubu ni saa 9 z'igicuku mu Rwanda i Kigali, Paris mu Bufaransa. Waruzi ko isengesho ari umunyururu mwiza ubasha kugukura mu makuba. Iki ni ikiganiro umunyururu w'isengesho, ni ikiganiro mugezwaho nanjye nawe higana Vedasa kuri radio IRTV. Ukurikira ukanze Washot IRTV FR. Ijwi ry'urugwiro ivugira i Paris mu Bufaransa. Ucyumva buri munsi kuri IRTV. Sintekereza ko nabaho nasenga ngo ngume kwizera ko ndi mu nzira impesha amahoro. Murakoze cyane mwebwe mutigeze mugiraho mujya ikirango gitambutse ubutumwa kiduhaye ndizera nabwo ari ngira kamaro. Nari mvuze nti tugiye kuvuga ku kirari cy'insigamugani cyo hambere cyo hirya rwose hirya gatoya aho inkomoko yo kuvuga ngo ari mu mazi abira yaturutse ni hehe. Mubyeyi bwira abana begere hafi nkunda kubashishikariza kumfasha kugira ngo amagambo akomeye bitewe n'igipimo umwana wawe yumva mu Kinyarwanda
bimufashe kuyasobanukirwa. Ntabwo natangiye iki kiganiro ntasohoje David uri Buruseli, n'umwana muto ukunda iki kiganiro cyane. Yansabye ko buri gihe nazajya mwibutsa, kandi namaze kumwibutsa. Ubu ari kumwe natwe aradukurikiye live. Nawe nimba ushaka ko twibutsa umwana wawe, biroroshye no kutwandikira. Dukoresha WhatsApp iri kuri urtv.fr. ndasubiramo, ni WhatsApp iri kuri urtv.fr. uyibona ukanze ibara ry'icyatsi kibisi by'agashushanyo ka WhatsApp. Ntabwo ari nimero ujyaho ngo ukureho, oya, nimero nibyo koko irimo, ariko nusangaho numero ntuzaba ari ukoresha, ahubwo uzakande kuri ako karango ka WhatsApp gasa n'icyatsi kibisi, uzahita utwandikira, nawe tuye tukohereza ubutumwa bitewe n'ibiganiro bigiye gucaho ako kanya. Nuko rero reka twanzike, tugiye kugira tuti umuntu uri mu mazi abira, ibyo bintu byaturutse hehe? Inshuti y'Ijwi ry'urugwiro rero, wowe undeba amaso ku maso, cyo ngaho bana nanjye. Uyu ni umugani baca iyo babonye umuntu ufite ibyago, nkuko nakunze kugenda mbivuga, cyangwa se umuntu uri mu makuba, bakagira batari mu mazi abira mu kanyagomwe. Wakomotse ku mupfumu, uwo mupfumu bamwitaga Mashira, kandi bakanamwita Runombe. Yari Runombe rwa Muganza, iwabo hari buragura abana mu Busanza i Nyanza. Bantu bari i Nyanza, abantu bari mu Busanza, mwese nimukomere kandi nimugwize urugwiro. Hambere bahitaga Butare, hari n'igihe yigeze kwita Stirida, ubu bahita mu Majyepfo. Hari mu mwaka w'1400 nari nabivuze. Runombe rero yari mu bihana by'abanyamahane, aribo bitaga iburagura abana. Aho ngaho muri ibyo bihana niho bitaga iburagura abana. Akaba yari umupfumu utari umupfumu wacisha mu ijisho, kuko yari umupfumu wa Mashira ya Nkuba ya Sabugabo wo mu Babanda, hamwe na Munyanya mwishywa wa Mashira na Rubika murumuna we. Ngaho ngiyo rero inshozo y'uyu mugabo wakomotsweho n'iki kirari cy'insigamugani kigira kiti ari mu mazi abira. Iyo mbivuze mba nifuza yuko tujyana kugira ngo umuntu abe yabifata nk'inkuru nawe yazabarira undi. Ndagira ngo uze gufata amazina akomeye, izina rikomeye mu bantu tugiye kuganiraho cyane ni iry'umugabo witwaga Runombe, ariko buryo uvuze umuntu kongeraho se biba byiza. Yari Runombe rwa Muganza, kandi iwabo hari buragura abana mu Busanza, ndetse ndibaza mu Busanza no bakihita mu Busanza, gusa ntibakihita Butare, bahita mu Majyepfo y'u Rwanda. Mashira nawe ntuze kugira ngo ntabwo yari umuntu wari ukomeye, cyangwa se n'aba bene wabo ba Munyanya na Rubika, nabo bari abantu bari bafite amazina akomeye muri icyo gihe. Inshuti y'Ijwi ry'urugwiro, turakomeje rero twumve uko byaje kugenda. Nyamuneka ntimukagire ngo turabapfu iyo tugiye kuvuga uko byagenze, ahubwo tuba tugira ngo tubabwire uko hambere imfura zaganiraga, kandi ibyo zivuze bikomokwaho imvugo ikomeza kugirira abandi umumaro mu gihe bari kuganira neza. Nuko rero muri icyo gihe cyabo, igihe ubuhangange bwari bugifitwe n'abapfumu, cyane cyane nk'abapfumu babaga baragurira umwami. Icyo gihe mu Rwanda hari ku ngoma ya Mibambwe Mutabazi Sekarongoro. Ubu ngubu rero yari afite abantu nabo bagiye bamwegereye, cyane cyane twashatse gushingira uyu mugabo Mashira, ariko akamushingira abanje kumenya uko ibintu bizagenda. Amutumaho, ntabwo wari gupfa gushingira umuntu gutyo uri umwami. Amutumaho ko amukunda, ati kandi ikimenyetso cy'urukundo ngukunda shaho, urumva iyo mfura sha, ati nuko nguhaye umugeni. Ntabwo muri iyi minsi uhapfa kugira amahirwe nk'ayo ngo umuntu ukomeye agutumeho akubwire ngo aguhaye umugeni. Nimba hari uwo byabayeho mutubwire uko byamugendekeye. Intumwa ya Mibambwe, ndabibutsa ko Mibambwe yari we mwami icyo gihe ahasaga mu 1400. Mibambwe Mutabazi Sekarongoro atumaho Mashira ati shanda gukunda, kandi buriya urungu gukunda icyaro guhamiriza, nuko rwose ngiye kugushingira. Nuko intumwa ya Mibambwe iragenda no mu Kivuma cya Nyanza kwa Mashira iti Mutabazi yantumyeho ngo aragukunda, kandi ngo ikikwereka ko agukunda no umugeni aguhaye. Icyo gihe
abantu bashoboraga gushyomoka Mibambwe ntibamwite Mibambwe kuko ritari n'izina rye, ryari izina ry'ubwami, bakamwita Mutabazi. Mashira asubiza iyo ntumwa ati genda umubwire uti umubano wawe arawushimye kandi n'uwo mugeni aramushimye, uti igisigaye ni ukugukurira ubwatsi. Ngaho umugabo arashimye ndetse intumwa bamutumyeho nawe arayibwiye ati genda umbwire uwagutumye yuko nshimye, gusa muze kumva iki kinyarwanda gukura ubwatsi. Hari ababyita kubutera, reka ni gukura ubwatsi. Burya impamvu bavuga gukura ubwatsi wenda nzabigarukaho mu minsi iri imbere, ariko iyo ushatse gutera ubwatsi byanze bikunze uba ufite aho ubukuye, hanyuma ushatse kugira ubwatsi bwinshi ufata umwanzuro wo kubukura, nibwo uba ugiye kuzabugwiza. Ni nko guhinga amasaka cyangwa urutoki, iyo udashirutse ubwoba ngo ubyicire ntabwo urwo rutoki cyangwa amasaka akura neza. Reka nitse twongereye twumve ikirango kigufi cyane, ni akanya gato nk'ako guhumbya nk'uko Aristide ajya bivuga. Ndagaruka mu kanya. Iyo bavuze isanzure uhita wumva ukwezi, izuba ndetse n'inyenyeri, ariko ntibivuze ko ari byo bintu byonyine biba biri mu isanzure. Iyo bavuze YouTube channel uhita wumva ama YouTube channel ibihumbi n'amajana biri muri iyi si dutuye, abantu benshi barebaho ibintu bitandukanye. Reka nkubwire ko IRTV 250 ari YouTube channel ushobora gukuraho ibintu byose wifuza cyangwa se kurebaho ibintu byose ushaka wifuza kureba, ndetse bikaryohera amaso, bikumvikana neza no mu matwi, ukumva ari inkuru utarekeraho kumva, kubera ubuhanga, ubushishozi bw'ibyo dutegurira abantu batwumva, ndetse n'ubushake bw'akazi kw'abakorera iyo YouTube channel ya IRTV 250 mu buryo bwo gushimisha abantu batwumva cyangwa se badukurikirana. Reka nkubwire ko ariyo YouTube IRTV 250, ubwire n'undi wese iyo YouTube channel. Yego, dukomeze rero. Ikirango ntabwo kiba kibarambiye, nacyo kiba kigomba gucamo, kandi abadukurikira live kuri radio, hari n'igihe muba mwumva umuziki unyuranye, mwe mutwumva kuri YouTube ntabwo mushobora kubyumva. Ushatse rero kutwumva kuri YouTube biroroshye, wowe wahageze urabona ko uri kuri IRTV 250, nawe ushobora kuba wumvise iki kiganiro wenda ugihawe na mugenzi wawe akoresheje telefone ye utari kugikurikira ku mbuga zacu. Wandika y3.IRTV.fl, IRTV byanditse mu nyuguti ya U na R na T na V, ugashyira .fl, uhita ubona ibintu byose imbuga nkoranyambaga zose turiho urazibona. Ahagana hejuru mu nguni ubonaho YouTube, uhita ukanda ukabona YouTube yigezeho. YouTube yacu channel ni IRTV 250. Reka rero dukomeze. Twari tumaze kubona uburyo Mutabazi yaratumye kuri Mashira, amaze kumubwira ati ndagukunda, akandi nguhaye umugeni, ndetse na Mashira yaramaze gushima. Mashira amaze gushima ati umugeni ndamwemeye kandi nkuye ubwatsi, nicyo gisigaye kuzakura ubwatsi. Byaje kugenda bite hanyuma yaho? Byaje kukurikirana bite? Iyi nkuru yaje kugenda ite kugira ngo bize kurangira ivuyeho iki kirari cy'insigamugani kivuga ngo ari mu mazi abira? Ndagira ngo rero ntuze kuhuga cyangwa se ngo uhugare, urakomeze ube hafi tuganire. Birumvikana yuko iyo atari inkuru yo kwihereranwa, kandi yagombaga kubwirwa imfura byanze bikunze, imfura zikabireba zikabyigaho. Murumva nawe kugira ngo umwami akubwire ko agukunda kandi aguhaye umugeni, mwabantu mwe biramutse bikubayeho sinzi ngewe nta rugo nanabyemera ntagiye kubirariraho, kuko ibyo bintu ntabwo ari ibintu byoroshye. Nawe umbwire bikubayeho ukumva umukuru w'igihugu urimo, si ngombwa ngo abari wo mu karere ukomokamo, njya mbabwira nti nyamuneka mujye mumenya ko ibihugu murimo ari byo by'iwanyu uyu munsi, mu bikorere, mu biteze imbere, mu bigwizemo urugwiro, mube imfura, mugaragaze isura nziza. Niyo mpamvu ntagiye kuguha urugero ku wundi. Tekereza
umutegetsi ukomeye sinangombwa ngo abari president w'igihugu urimo aramutse afashe umwanzuro wo kuguha umugeni utamusabye ati ngiye kugushyingira wowe wabyitwaramo gute ngibyo rero byari bimaze kuba kuri Mashira nuko iyo ntumwe imaze gutirimuka Mashira hamagaza abapfumu be ntabwo byari kurangirira aho ngaho yaravuze ati reka mpamagaza abapfumu kandi ndebe mwab'ingenzi ahitamo gutumiza abahanga muri bo babitaga rugambwa iyo wabagura umupfumu ukomeye babaga bavuga ati n'umupfumu rugambwa haza murumuna we bitarubika ndetse na mwishywa we Munyanya nababwe ka amazina mukwiye kuyazirikana kugira ngo muze kumenya neza iby'iki kirari cy'insigamugani. Munyanya barahageze kuko yari umupfumu wa Runombe nkuko hejuru yakomeje bamaze rero guterana Mashira ababwira uko byagenze birumvikana araterura ati dore icyo mbahamagariye Mibambwe yari umwami bana bato mumenye ko Mibambwe ari bitaga Mibambwe Mutabazi Sekarongoro yarategetse u Rwanda icyo gihe barategekaga mu 1400 yagize ati rero Mibambwe yantumyeho arambwira ati ndagukunda cyane kandi ikintu kigiye kukwereka ko ngukunda ikibihamya nguhaye umugeni nuko urumva ko babyebajijeho bati ibyo se ibyo ni ibiki batubwo nukuri nabo rero ntibacecetse baravuga ati se wowe wamusubije iki Mashira ati namusubije ko nanjye mukunda kandi ko umugeni ampaye mushimye nkaba nzamukurira n'ubwatsi gukura ubwatsi kwa rugushima wagize icyo akugabira ese hirya iwanyu ndavuga cyane abakiri mu karere mujya mukura ubwatsi ese ubundi mukura ubwatsi mujya munagabirana hari umuntu wagabiye ibaze nimba hari uwagabiye ese ntabwo ufite ubushobozi bwo kugira uwo ugabira buriyara byo guhiza urugwiro nyamuneka ugira ugabira kandi nawe nugabirwa ugiye umenya gukora ubwatsi bahera kuri Munyanya ati rero ibyo si byo kwemererwa gusa keretse tubanje kubisuzuma rero n'imvugo nziza yabaga avuze mu yahoreje ati tugomba kwanza kuraguza tukabiraguriza tukareba ibyo ari byo Rubika na Runombe barabyemera batejo tuzajye ku muti ikinyarwanda sha ejo tuzajye ku muti ari byo bitagaro kuraguza intondwe ni iki intondwe abayizi muze gusobanurira abana ese amase ahara cyaboneka ubungubu ariko akenshi intondwe zabaga ziri hafi n'amase ubundi bakatwita utujere duto twabaga turi mu mitumba nguko rero hari n'abashaka kutugeranya n'uduhore niko biti intondwe n'utuntu dusimbuka cyane ugakozeho kaba kasimbutse urumva ko ntibyari byoroshye kukabona kugira ngo bakaragurishe ariko barabyemeranya bati ejo tuzajya ku muti turebe ibyo ari byo hanyuma byagenze bitebukeye inshuti y'Ijwi ry'urugwiro urumva byaraje kugenda bite ndagira ngo ndi abantu turi kumwe muri comment mbasabe mukore like mukore share mukore subscribe hari abantu bakoze share bakoze subscribe turabashima cyane turifuza kugera ku bihumbi 10 mu gihe gito cyane cy'aba subscribers tukanezwa nuko wabigiramo uruhare ugakora share n'abandi nabo bakamenya Ijwi ry'urugwiro kandi bagahanira kurugwiza bagahera aho bari bagahera mu bakorana bagahera mu bakoresha nkunda kubivuga cyane nyamuneka wowe ufite abantu ukoresha ujye umenya yuko burya nabo baba bazinduwe no kuguha amaboko ujye ubaha bibakwiye reka nitse gatoya ndagaruka mu kanya urugwiro ni ikintu dukeneye mu mibereho ya buri munsi niyo mpamvu ugomba gukurikira radio ERTV FM Ijwi kugira ngo ubashe kugira urugwiro ERTV FM Ijwi ry'urugwiro uyikurikira ukanda *akadomo ERTV akadomo FM tugira urugwiro reka dukomeze inshuti z'Ijwi ry'urugwiro mbonereho kongera gusuhuza abantu badukurikiye bari muri Amerika
ntabwo tuba duhuje amasaha biba bitandukanye cyane. Njyambuza abana kumva umugani cyangwa kuca butarira kuko kirasero nyamuneka kikazirizwa, ariko iki ni kirari kinsiga mugani aho wacyumvira hose ntacyo bitwaye. Kandi nkwibutse ko mba navunaguye ntabwo uko umwandiko wose uba wanditse mba nakubari inkuru, ntabwo mba nasomye umwandiko wose uko uba umeze kuri IRTV. Gusa iyo urebye mu bisobanuro ahagana hasi kuri iyi video mwe munkurikiye kuri YouTube uhita ubona aho uyu mwandiko wanditse ukajya kuwisomera, biremewe. Ibyo tubaha byose ushaka wanabyemprima wanabikoresha n'ibindi, ntabwo tubabuza kubikoresha icyo mushaka kindi cyose, tukagwiza nyine urugwiro. Hanyuma mbashishikarize mwe mudukurikira muciye kuri wordpress.com yuko mushobora kubona application yacu ya Zeno FM aho mutwumva mukoresha amatelefone gusa, ishobora kuboneka ku ma Android ndetse ishobora no gukora ku ma iPhone, ndetse inzira yose washaka kutukurikiranamo wayikoresha. Iyo application irakunda ku bikoresho binyuranye by'ikorana buhanga bitewe n'icyo ufite. Kuri podcast nabwo watubonaho urebye muri gahunda za radio, aho unyura kuri /IRTV /ijwiryurugwiro ugakurikirana podcast yacu, ibiganiro biba byaragiye bitambuka. Reka rero dukomeze turi kuganira ku kirari kinsiga mugani kigira kiti ari mu mazi abira. Ushobora kuba hari umuntu uzi hafi yaho uri mu mazi abira, watubwira uwo ari we, byabishoboka tukaba twayamukura mu nyamuneka. kuba mu mazi abira ni ishyano, biragatsindwa wowe nkurikiye ntukabe mu mazi abira. Niyo mpamvu mvuze nti waba uzi umuntu uri mu mazi abira hafi yaho aherereye aho ngaho, yatubwira tugafashanya tukareba yuko twamukura muri ayo manyagwa y'amazi abira. Nk'intore rero nk'abanyarwanda nubo mu biyaga bigari dufatanya ababyara bacu b'abarundi, abakongomani mwumva ururimi tuvuga, bantu bari Bunagana nabahakomoka mwese, abari Karagwe muri Tanzania, ndababwira nti namwe nyamuneka kuba bari mu mazi abira murumva icyo bishatse kuvuga, yatubwira tugafashanya nk'abantu bafite umutima ugwiza urugwiro. Rero nari maze kuvuga ko bamaze gusezerana kujya ku muti bukeye, birumvikana bwarakeye kuko nta joro ridacyanika abanyarwanda bavuga. Bumaze gucya rero dukomeje n'ikirari kinsiga mugani cyacu, baragiye bajya ku muti. Twaganiriye dusanga bagiye ku muti witwa iki, nimba mubyibuka. Bafashe gahunda yo kujya kuraguza bakareba umuti, manza aho bavuze bati no gukora umuti muri iki gihe, niko njya numva abasore bivuga, ariko baravuze bati tuzagenda turaguze intondwe n'ababwiye icyari cyo. Nuko bageze aho bagiye ku muti babona intondwe, birumvikana byanze bikunze barayifata barayireba. Urumva ryari itsinda ry'abapfumu. Muri ibi bihari ibintu bikomera, nyaboneka aho bikomeranye n'imwihangane, ugasanga umuntu yagiye nk'iyo za Faisal, ntawe mpifurije muri mwe muri kunyumva, ndetse nta nubwo mpifurije n'abanyu. Ugasanga ugeze Faisal ibintu birakomeye, itsinda ngo ry'abaganga rigomba kubanza rigaterana. Aha naho rero hari itsinda ry'abapfumu ritegereza, rirareba, barayigaragura yemwe. Nuko Rubika niwe wabanje kuvuga, arayifata arayireba. Rubika ayishyira nka hariya, nuko ayifata ku munwa, ati se bahu intondwe murayivugaho iki? Nuko Munyanya na Runombe barareba baramanjirwa. Kumanjirwa biragoye, baraceceka. Bamaze guceceka, Mashira we ati iyi ntondwe cyedi kureba nkabona ni nziza. Atariko ifite intaziri bishatse kuvuga ko ifite akantu kakabazo, ifite amakuba, ifite ibyago, ni ngiyo ifite intaziri. Nuko Munyanya ati ese kuvuze ko ari nziza kandi kabifite iyo nyagwa y'intaziri, ikintu gifite intaziri kiba kiza giti? Intaziri hana bayita intarizi, biterwa n'abantu, hari n'ababyita intaza. Ubwo ndagira ngo duhuze ikinyarwanda. Yavuze ko ifite intarizi cyangwa se intaza, n'ikinyarwanda kigenda gicika n'amagambo tutagikoresha. Intarizi, intaza, inenge. Nuko
Rubika na Runombe baraseka bongera kubaza Mashira bati uwo mugeni mibambwa guhaye urumva ko baratebyaga bakanamuvugiraho batisha uwo mugeni baguhaye utamusabye kubwawe urabona ko ari mugeni nyabaki iyo uvuze ikintu ukongeraho ngo ni nyabaki buryo wakigaye nkeka atari ko bamubwiye wenda nabashyize mu munyu ariko baravuga bati ni mugeni ki aho bari bavuze nk'imfura tubivuze mu ndimi z'amahanga nibyo bita langage soutenu bari bavuze mu buryo bwiza Mashira ati ni mwiza ariko Mashira nawe yashimiraga mwiriro ngo kanyarwanda nuko icyatumye rero avuga atyo nuko yari yumvise ko kuba yarungura igikomangoma birumvikana umwana w'umwami igikomangoma kazi mumbabarire y'umwana w'umwami ari umukobwa bamwita igikomangoma kazi kandi reka nkosore mbonereho umwanya nkosore umusuma kazi mu kinyarwanda ukoreshwa mu kuvuga ikintu kiri mu gitsina gore uretse ku ijambo umupfakazi ntabwo umupfakazi bivuze ko ari umuntu wapfushije uwo bashakanye w'igitsina gore nyamuneka bantu mujya mugoreka iyo mvugo muramenye ndibuka ko amabwiriza yo mu kinyarwanda yo ku itariki 2 z'ukwezi kwa Nyakanga nimba ntibeshya mu 1987 avuga ko umusumakazi ugaragaza gushyira mu gitsina gore bakavuga umwarimukazi bakavuga umwubatsi ubwo n'umwubatsikazi ubwo n'imyuga niko nabivuga ariko bagashyiraho icyo bitirengayobora bakavuga bati ku ijambo umupfakazi ntabwo kaziriho ivuga ko ari igitsina gore bantu muvuga umupfagabo nimusigeho ntabwo ibyo bintu bibaho ntabwo cyo ari ikinyarwanda reka twikomereze rero karagaciyemo ariko uko ndi mwarimu bijya binanira kubaho ntigisha ubwo nyine incishijemo agakeregeshwa kanje barabisiganiye ariko murumva ko umuhungu wawe ugiye kurongora igikomangoma kazi ibyo bamubwira byose ntabwo ashobora kubyumva gusa bava ku muti barataha reka nitse byaje kugenda biti naho mukanya unyumirwe byafayo ebyawano nebyawunayira ebya Buganda ne baseka baka ababula abakulembeze ba Uganda abasoka bikibi bakola abafe lwaki bamamulwako kati no otuse subscribinga ku YouTube channel yaffe URTV 2005 twejukanye Inshuti z'Ijwiryurugwiro ndizera ko iyo ducishemo amatangazo nk'aya ngaya arabafasha bigatuma mumenya ibindi biganiro biba bitambuka kuri IRTV Ijwiryurugwiro sauti ya kirafiki nkuko tubivuga abadukurikira mutwumva kuri radio mukabitwereka muduha comment tubashimye tubikuye ku mutima ndongera mbararike nyamuneka mudufashe tugere ku 10,000 bya subscribers ubwo rero nawe ugira uruhare rwawe ukande iyo nzogera irahagana hasi twari tumaze rero kureba uko abahungu bazindutse bakajya ku muti intondwe bakayitegereza bamwe bakayishinga bakayishima mu mbabarire abandi bakayinenga ariko nawe bakubwiye kurongora umwana w'umwami kurongora igikoma ngoma kazi naho urabyumva ngaho jya mu mwanya wa Mashira reka ronkomeze nuko urumva ko ntago baharaye twamaze kumva ko bahavuye bagataha ariko se wundi twigeze hajya tuvuga ko aho bari gusa nkomoje gato aho bari ku karenge ka Nyanza ese ku karenge ka Nyanza hari abantu bahazi umuntu wabuze ku karenge ka Nyanza yatubwira akarenge ka Nyanza aho bitaga akarambo wakageragaho uciye ku mugonzi w'abaryanyonza ukamanuka ukagera hagati ukagezi kari gahari aho ngaho ku mugonzi hagati ya Mugonzi na Kavumu hari akagezi bari bambutse kitwaga akaza
akaza n'akagezi kari kari aho ngaho kandi ntararenga ahangaha. Reka nsuhuze umukobwa wanjye Kaza uri mu Rwanda, akomeze agira ibihe byiza kandi ndizera ko abo bari kumwe bose nabo baguwe neza, abana bagenzi be inshuti ze ntabwo nshidikanya ko batamerewe neza, nta nkuru mbi iri iwacu, bakomeze bagwiza urugwiro. Naruko nari mvuze kuri aka kagezi kitwa akaza, nuko nkabikomaho agatima kandi abitwa bakaza mwese mukomeze kugira ibihe byiza. Aho rero bambukaga kuri ako kagezi ndagira ngo tugatindeho, niko gafite ipfundo ry'iki kirari cyane. Urumva ko bari bavuye kuragura batumvikanye ku nondwe babonye, bagiye kwambukira aho hantu hagati ya Mugonzi na Kavumu, bagiye kwambuka Kaza. Bagiye kwambuka ku Kaza, hari akanogo, hari ukuntu amazi, ndumva benshi mubiza bakuru, amazi abamanuka avuye mu musozi akikubita ahantu mu kantu k'akanogo, akahizingazinga, akahakora akantu k'agafuro. Muri ako kanogo agafuro rwose ureba ukibaza ibyo ari byo, agafuro ureba ukagira ngo ni inkono iri kubira. Nuko Mashira agize ngo arasimbuka, aho gusimbuka ngo yizibukire agwe hakurya, ahubwo agwamo. Nuko Runombe yari umuntu roze gusetsa cyane, abibonye mbabarire gato arirahira ati cyampaye nka data. Umugeni wa Mibambwe akugushije mu mazi abirasha. Nuko Munyanya na Rubika bungamo bati uyu mugeni wa Mibambwe akwiye kumureka nyamuneka, naho ubundi azakugwa nabi. Mashira arabacyate masegeho, ntabwo narorera kurongora umugeni wa Mibambwe. Urumva ko yari amaze baravuga ngo umusindi yarenza akarwa cyangwa se amazi yarenze inkombe, yari amaze kumwimariramo. Nuko uko bavuga ko Mashira yari yarenzweho, ubwuzu bwo bwari bwamaze kumusaba bwo kurongora bwamutesheje ikirera. Ikirera ni ububasha bw'umutwe w'abapfumu, naho ubundi rero nawe yari Rugambwa mu bapfumu. Barugambwa hirya no hino mutazi n'impamvu mwitwa ayo mazina, nguko Rugambwa mu bapfumu. Naho mugani inzira y'ubuzima ducamo buri uko bwije n'uko bukeye, byaba byiza ubaye uzi neza uko wakwita ku buzima bwawe. Burya nta kigufasha neza nko guca mu bihe uzi n'uburyo wabyitwaramo. Reka nkumare impungenge, ntugace ku kiganiro ita ku buzima bwawe, gica kuri radio URTV ijwi ry'urugwiro, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye, buri saa 11 za mu gitondo ndetse na saa 11 za nimugoroba ku isaha y'Ipari mu Bufaransa. Ukurikira ukanda wa eshatu akadomo urtv.fr. Ita ku buzima bwawe. Umuntu wigeze kumbaza inkusi, reka mbikore nabyo nyarutse. Inkusi, iyo bavuze ko umuntu ari inkusi, reka nahuranye mu ndimi z'amahanga nibwo biza kumfasha. Ubwo mvuze Rugambwa mitamboneraho umwanya wo kugira ngo nsobanure n'umuntu wabyanditse muri comment. Simwibuka mbabarire kuko mbanasomye comment zanyu zibari nyinshi, ariko umuntu wambajije ngo inkusi ubundi, ariko ntoze kubyitiranya na Mukankusi bijya gusa, ariko ubundi bavuze batuye umuntu ni inkusi, baba bashatse kuvuga ko ari umuhanga. Nibabyibuka neza bajyaga bavuga ko ni Rudahigwa, baravuga bagati Rudahigwa yari inkusi y'umuheto, babaga bashatse kuvuga ko Rudahigwa yari umuhanga cyane mu kurasa. Inkusi ni expert mu ndimi z'amahanga, naho rero Rugambwa ni umuhanga mu kuraguzi, n'umuhanga mu bupfumu mu kuragura, kuko baramuvugaga ni Rwama, baramugambaga Rugambwa. Hirya no hino baba bamuvuga bati uwo nguwo ntabwo yoroshye. Hari abapfumu bari mu Rwanda ba Rugambwa, sinzi ababazi muze kutubwira amazina yawe. Se ibyo bakora koko nibyo? Iyo ugiye ku muti biremera. Nge ndi umukristo kandi nzahora ndiwe, ariko turi mu muco wacu. Kera iyo wabaga utabandwa cyangwa se ngo usubireho ntuterekere wabagura ikivume, ntiwabaga uri imfura mu bantu. Nuko bagize bati rero bamaze kugwa muri ako kanogo, ntabwo yakagonye mu birumvikana, hari harimo agafuro kandi ntabwo amazi yari ashyushye. Nuko nkuko nabivuze haruguru,
bamuvugiyeho cyane cyane yuko munyanyari we wari nk'umwishyikiraho cyane mumbabarire munyanya na rubika nabo bari bamaze kunga mu rya runombe wamushomoza gati shahu nyamuneka dore umunyana gutaye mu mazi abira uramenye mwihorere nuko bataha amashira yarakariye abo bapfumu be bucya yohereza mibambwe inka yo kumukurira ubwatsi haciyeho iminsi mashira ararongora mibambwe aba amubonye urwaho aramwigereza aramushandikira aramwica kokanyagwamwe ibi bintu koko ubu murumva ibi ari ibiki umuntu agushingiye umugeni ubwo rero simvuze yuko abapfumu mukwiye kubajyamo ngo aha bari bamaze kubona ko umugeni amutaye mu mazi abira gusa burya baravuga ngo n'umusaza arasara akagwa kwijambo kandi sintukanye gusa uru nta rugwiro rubirimo ibi bintu ntabwo ari byiza kugira ngo umuntu agushingire agambiriye kuzakugirira nabi ntabwo abantu bakunda ibyipfushije nkuko abasore bubu babivuga n'ikinyarwanda rwose gishatse kuvuga gukunda ibintu ubonye utoraguye mu nzira iyo ukunda ibyipfushije akenshi bigukoraho ariko nanone turebe koko umuntu ashingire undi agambiriye kuzamwica hari abagiye babikora mu mateka anyuranye ntago byabaye aha gusa murumva ko urugwiro rwari ruke kuri uyu mutindi wari umaze gushingira umuntu abigambiriye sintutse wakoze aya mabi ariko niyo namutuka nyamuneka iyo bavuze ko umuntu ari umutindi bavuze ko ari umugome abavandimwe bacu baravuga bati ni umugesera kandi ntibabatutse abagesera ndavuga abarundi bafite nabo aho babikura rwose ibi ni ubutindi nta mutima yari afite byo kugira ngo agambirire gushingira umuntu ngo azabe yamubona urwaho abona uko amwica naho ro byaje gukomoka amaze kumushingira amaze kumwegereza aramushandikira aramwica unyumirwe byafaayo ebyawano nebyewunayira ebya Buganda ne baseka baka ababula abakulembeze ba Uganda abasooka biki bakola abaffe lwaki bamamulwako kati nno otuse subscribinga ku YouTube channel yaffe URTV 2005 twejjukanye inzira y'ubuzima ducamo buri uko bwije n'uko bukeye byaba byiza ubaye uzi neza uko wakwita ku buzima bwawe burya nta kigufasha neza nko guca mu bihe uzi n'uburyo wabyitwaramo reka nkumare impungenge ntugace ku kiganiro ita ku buzima bwawe gica kuri radiyo URTV ijwi ry'urugwiro hamwe nanjye Jeanne niyo nizigiye buri saa 11 za mu gitondo ndetse na saa 11 za nimugoroba ku isaha y'Ipari mu Bufaransa ukurikira ukanda wa eshatu akadomo URTV akadomo FR ita ku buzima bwawe. Zina yanga ni Sara Mrenga nishokera Mzambia imakondomvira radio ya URTV ya Voice of Spirit www.urtv.fr iyi radio ni ya bwino ili na vitu vya bwino maningi radio yabene bakunda abantu ishokela ku France radio ya bwino tiene bonse tivere kuri radio ni ya bwino ina vitu vya bwino tiene bonse tivere kuri radio reka rero dusoze rwose tunenga mibambwe ibintu yakoze ntabwo gupfura urusura urugwiro nundi wawutekereza gukora ibintu nk'ibi si ngombwa ko bikorwa n'abakomeye gusa hari n'umuntu ushobora kuguha n'inka cyangwa akaguha indi mpano yose agambiriye kuzakugira nabi nyamuneka ibyo bintu ntabwo ari byiza nimba wanabitekerezaga reka tukwihanishe wature ubireke
ariko nanone mbonereho mujye mugira amakenga murebe n'impano muhabwa izo arizo. Mu byo rero baje kuvuga kuri rya jambo rya Runombe byaje kuba ibintu by'ibisetso barabishinga, ariko bakomozaho bati nyamuneka Runombe yari yarabivuze. Baheraho rero baca umugani, babona umuntu uri mu byago cyangwa mu makuba, akarunombe wavuze yuko mashira ari mu mazi abira avuye kuraguriza umugeni inondwe, bakayisanga n'inenge zitandukanye, akanga kubyumva, akagwa muri ka kanogo kari mu mugezi wakaza hagati y'akavumu. Iyo ngiyo bari kwambuka akavumu na mugonzi, bati rero uyu nawe ari mu mazi abira cyangwa se ageze mu mazi abira. Kuba mu mazi abira ndumva nawe wadusoreza ukatubwira ibyo ari byo, n'ukugera mu makuba akomeye nkuko nabivuzeho. Utaha nzababwira ibiragisigamigani bitandukanye, murabizi yuko tuganira kandi tukisanzura. Nzasimbuka gato njye mu 1700 nge ku mvuga igira iti arirazi Gasabo. Hari nabazi indi vuga ngo arirazi Nyanza, niyo ivugwa cyane, ariko nzababwira kwigira iti ariraza Gasabo. Nzaba ndi kuvuga cyane ku mugabo ntabwo azwi witwa Semugaza mwene Ndabarasa. Ubwo rero ntuzacikwe ikiganiro cy'ubutaha. Reka ducutse ni ijwi ry'urugwiro. Ngende Andresa kandi ipari mu Bufaransa, sauti ya kirafiki. Turavugira ipari ukatwumva uherereye aho uri, kandi tuneshejwe nuko uba wadukurikiye ukageza ku musozo. Ngaho kora share, ukore comment, ukore subscribe nimba utarayikora, kandi nimba warabikoze ibyo byose ukomeze ubikore, ugwize urugwiro. Mbo muri kumwe, inama tuba duhanye ziye zitubera ingira kamaro. Naho mutaha nkura kubasezera mu rurimi rw'iyo nkomoka nti mwerabe mubere burungi. Bye bye. Kibera inka, ikiganiro cy'umugoroba. Urugwiro ni ikintu dukeneye mu mibereho ya buri munsi. Niyo mpamvu ugomba gukurikira radio ERTV FM Ijwi kugira ngo ubashe kugira urugwiro. ERTV FM Ijwi ry'urugwiro uyikurikira ukanda *3 ERTV FM. Tugira urugwiro. Now, do you know lions don't live long? Yes, that's the truth. Lions live for at most 16 years in the tune of 15 to 16 years. That is the female lion. The male lion actually live for at most 10 years. Now, let's compare with tortoise. A tortoise can live for as long as 200 years. And so let's look at some of the characteristics that can determine how long they live. Number one thing that we know about a lion is that lion roars. The lion is the king of the jungle. It roars. Oh, that is it. And so a lion has anger problem. And as it keeps on roaring, the roaring and the anger is eating the lion slowly. And that is why a lion does not live long. It dies early. But let's look at tortoise. You offend tortoise, the first thing it will do is to put its head inside, then followed by the legs. So it will just remain like a stone. If you like, pick it. If you carry it to another location, that is free transport for it. You put it somewhere to just relax and remove its head to check if someone is around. If no one is around, it will continue with the journey. In other words, a tortoise is not confrontational in any way, while the lion confronts everything, and the lion is always charged, and the lion is always roaring. Scientifically proven, most terminal diseases are caused by bitterness and uncontrolled anger. People who have anger issues develop sicknesses by themselves. Please don't be the lion that eats yourself with anger issues consistently. I'm not trying to say that you be a tortoise permanently. No. Sometimes when you become a tortoise permanently, people will take advantage of you. Sometimes where necessary, bring out the lionic aspect of you. But if you're a permanent lion, believe you me,
you'll develop complications for yourself. Some fathers are permanently angry. When they enter the compound, you know a lion has appeared and everyone is looking for where to hide. Everyone is trying to package their words so that they don't get into their own sides. And now my advice is this: please try to control your emotions so that you won't manufacture sicknesses because of uncontrolled anger and bitterness. Thank you. Ni impanuro. Impanuro. IRTV FM. Dore impanuro. Impanuro kuri IRTV FM. Umwanya wo kwisubiramo.